igitabo cya Rusi ibice 4 duhere ku murongo wa mbere turangiza uwa 6. Bowazi ajya mu marembo y'umudugudu yicarayo. Bowazi, ntabwo muri kumva? Bowazi ajya mu marembo y'umudugudu yicarayo, wa mucunguzi yavuze anyuraho, aramuhamagara ati yewe mugabo, nyura hano wicara. Arahanyura aricara. Bowazi azana abantu 10 bo mu bakuru b'uwo mudugudu, arababwira ati nimwicara. Baricara. 3. Abwira wa mucunguzi ati Naome yaragarutse yavuye mu gihugu cy'Imowabu, none arashaka kugura isambu yari ya mwene wacu Elimeleki. 4. Nashakaga kubikubwira no kukubwira uyigurire imbere y'abicaye hano n'imbere y'abakuru b'ubwoko bwacu. Nushaka kuyicungura uyicungure, nutabishaka umbwire mbimenye. Turacyari kumwe? Kuko ari nta wundi wayicungura atari wowe, nanjye nkagira nte? Nanjye ngakurikiraho. Aramusubiza ati ndayicungura. 5. Maze Bowazi aramubwira ati nugura iyo sambu, nugura iyo sambu na Naomi, ukwiriye no kuyigurana na Rusi umumowabukazi wari mu kanya kwigendera, gucikuranya kwigendera ngo uwo azabe gakondo ye. 6. Wa mucunguzi aramusubiza ati ubwanjye simbasha kuyicungura. Ubwo ntiyisubiye kugira ngo ntangize ibyanjye biragwa, iyendera ubucunguzi bwanjye kuko ntabasha kuyicungura. Amen. Amahoro. Reka mvuge bike mu gitabo cya Rusi. Igitabo cya Rusi cyita Kristo umucunguzi wa bugufi. Narababwiye ngo abantu mutazabona umwanya wo kwiga Bibiliya, birashoboka. Ndababwira ngo umuntu uzagira ubunebwe. Hari abantu bagira ubunebwe bwo kwiga, ukumva ufite ubute, ntuzirwe wigora. Ibitabo byose uko ari 66 bigaragara muri Bibiliya yera, nubwo buri gitabo kivugwamo ibintu byinshi, kikavugwamo n'abantu benshi, ariko buri gitabo uwo cyashakaga kuvuga n'umwe wenyine ni Kristo. Uzifatire Kristo, ibintu byihorere. Murumva bigoye? Ibyo bintu gugurana nabyo ni ibyiki? Igitabo cy'Itangiriro cyita Kristo ngo nuwo mu rubyaro rw'uwo mugore. Niko Imana yabwiye inzoka ubwo yari igiye guhana Adamu na Eva, igahana n'inzoka. Igeze ku nzoka irayibwira ngo uzava mu rubyaro rw'umugore azagukomeretsa iki? Umutwe. Uwo ni Kristo igitabo cyavuga. Naho Kuva, igitabo cyo Kuva cyita Kristo ngo ni umwana w'intama wa Pasika. Murabizi ko Abisirayeli bagiye kuva mu gihugu, Imana yakoranye na Mose bitangaza, ariko icyanyuma kibarurangiza. Imana ibwira Mose iti iki kigiye kuba, Farawo arabarekura pe. Mubaga umwana w'intama, muwurye muhagaze, murisha imboga zisharira n'imitsima idasembu. Ariko nimumara kubaga, dore kondisiyo ikomeye, amaraso y'uwo mwana w'intama muyasige kuri rento, ku nkomanizo
z'imiryango. Kuko muri iri joro ndatuma marayika wanjye anyure mu gihugu cyose cy'Egiputa. Ntago ari igihugu apfa kunyuramo, aragera no kuri buri nzu. Kandi nayigeraho arareba kuri rento, ahabona hasize amaraso y'uwo mwana w'intama, arahanyuraho yigendere. Ariko hatayabona arinjiramo, anige umwana w'ifura wo muri iyo nzu n'itungo ry'uburiza. Haba n'umushwi waturazwe mbere y'iyindi mishwi. Marayika yarawe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Umuririmbyi yaravuze ngo Uwiteka umucamanza. Erega gukizwa ntago ari ibintu bikaze. Iyo mbonyeho ntancira urubanza rubi. Ndashimira Imana ko amaraso ya Kristo andiho. Isi yanyuzemo icyorezo cyitwa COVID. Nyuma yaho rero haza inkingo, abantu barazitinya ye. Bamwe bakavuga bati ni ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi ugasanga umukristo ushyushye inkuru afite ibyaha byamunaniye. Ubundi ku ikimenyetso cy'inyamaswa cya mbere ari icyaha, kikaba kikuriho, urirwa ushyushye inkuru y'iki? Icyo gihe nayoboraga paruwasi ya Rukurazo, baravuga ngo turi mu bantu bafite ibyago byo kwandura kuko tubonana n'abantu benshi, dukingirwa mu ba mbere. Twakingiriwe kuri Bekarena, gihe barazinteye uko ari 3. N'urwo gushimangira. Niyo baramuka bavuze bati haje urundi rutsindagire, nayo kubabwira nti ni muntsindagire rwose nta kibazo. Abantu mubayeho mu buryo bufite ubwoba, ku buryo amaraso ya Kristo ntacyo abamariye. Wagiye kunkingira naramubwiye nti reka mbanze nsenge, kandi nsenga cyane, nsenga yumva. Ndamubwira nti Mwami Yesu, ibi bintu bagiye kuntera sinzi ibyo ari byo, byaba byica cyangwa bitica, amaraso ya Yesu ndiho, abiserereza binyanyagize ntibigire icyo biba. Umuforomo yarandebye atukora akazi ki? Ndamubwira nti ngende pasera atewe atireka nkukingire pe. Arangije ngo icara hari iminota 15 turebe ko hari icyuba. Ndavuga nti reka nigendere mfite akazi kenshi. Ndashimira Imana. Uzababwira ngo ubundi ikimenyetso ni kashe. Ntago Satani ashobora kuzaguteraho kashe kandi Umwami Yesu yaraguteye hindi. Turiho ikimenyetso cy'amaraso. Igitabo cyo kuva cyita Kristo umwana w'intama wa Pasika. Naho kubara icyo gitabo cyita Kristo ngo ni igitambo cyeza. Oya, Abarewi, igitabo cy'Abarewi cyita Kristo ngo ni igitambo cyeza. Naho kubara igitabo cyo kubara kikita Kristo igitare cyakubiswe. Murabizi ko mu kubara ariho Mose yakubise igitare kikavamo amazi, Abisirayeli bakanywa. Icyo gitare rero cyari Kristo. Yabwiye wa Musamariya ati yumenye impano y'Imana, ukamenya n'ugusabye amazi wariwe, je nari kuguha amazi, kandi aya mazi uvoma yo kwiriba rya Yakobo uyanywa azongera kugira inyota ukundi, ariko unywa amazi nzamu azamuhindukira imigezi idudubiza kugeza ku bugingo buhoraho. Yesu niwe soko
imara inyota. Igitabo cyo gutegeka cyita Kristo ngo niwe muhanuzi w'umwizerwa. Abahanuzi mwese bagenzi banjye, abo dufatanya guhanura, ntabwo turi abahanuzi babizerwa. Umuhanuzi w'umwizerwa ni umwe, ni Kristo. Hari umugabo w'inshuti yanjye, umuhanuzi yaramuhanuriye, amuhanurira ibintu biteye ubwoba, kandi uwo muhanuzi nawe naramukunze. Abonye wahanuriye yagize ubwoba, umuhanuzi aramubwira ati wigira ubwoba, hari igihe njya mvangirwa. Urumva se ataramuhumurije? Ariko Kristo nta na rimwe ajya avangirwa, Imana ishimwe. Niwe muhanuzi w'umwizerwa. Haleluya, haleluya, haleluya. Naho igitabo cya Yosuwa cyita Kristo ngo ni umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Yosuwa yabonye uwo musirikare atambaye iniforume y'Abisirayeli, ntiyambare nabi ariko Yosuwa yari umusirikare udatinya. Aramwegera ati uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Undi aramubwira ati oya, nje nona kuba umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Urya yari Kristo waruje. Abantu bamwe batekereza ko inkike z'Yeriko zarituwe no kuzenguruka inshuro 7. Reka da, zarituwe n'umugaba w'ingabo z'Uwiteka. Nicyo cyari kimuzanye. Naho abacamanza bakita Kristo ngo ni umurengezi uva ku Mana. Igitabo cya Rusi rero reka bari cyo ngarukiraho, ni nacyo tugezeho, cyita Kristo ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi, ntago ari uwa kure. Iyo usomye mu gitabo cy'Abalewi ibice 25 uzagisome umurongo wa 25 no gutegeka kwa 2, aho niho uzasanga amategeko Mose yashyizeho yo gucungura. Burya yarariho, kandi ibyo umucunguzi yagombaga kuba yujuje si byinshi, ni kimwe. Icya mbere, yabaga ari mwene wabo w'uwacungura ariko wa bugufi. Amen. Kugira ngo Kristo rero yuzuze ibisabwa, abe mwene wacu wa bugufi kugira ngo aducungure, nuko yigize umuntu, aba yujuje ibisabwa. Uzahasanga nabo yacunguraga n'ibyo yabacunguraga. Reka ibyo mbireke. Iki gitabo cya Rusi kivugwamo amazina menshi, ariko reka dufate Abimeleki, umugore we Naome, abahungu be 2, Mawoloni na Kiriyoni. Iyo yari famiye ituye i Betelehemu. I Betelehemu rero ngo haza gutera iki? Inzara. Reka mbabwire barokore, umuntu uzababwira ko mu gakiza hataba ibibazo azaba babeshye. Wahasonzera, wahaburira umugabo, wahaburira urubyaro, wahababarizwa. I Betelehemu mu nzu y'imitsima wahabera umushomeri. I Betelehemu hajya hatera iki? Inzara. I Betelehemu ngo hateye. Ariko uyu mugabo Abimeleki akora ikosa, ahungira i Mowabu. I Betelehemu ibibazo byose byahaba uzahagume. Kubera icyo ugomba kuhaguma? Bibiliya iravuga ngo Imana ijya yongera ikahagendera. Kandi Betelehemu nubwo haba inzara, i Mowabu ho haba urupfu. Bagezeyo Abimeleki yarapfuye, Mawoloni na Kiriyoni nabo barapfa. Maze Naome rero asigarana n'abakazana be 2, Orupa na Rusi. Naome ngo aza kumva ko i Betelehemu
imana yongeye igira ite? Irahagenderera. Igihagaruka mujye muhagu, irahagaruka. Imana irahagaruka. Abwira Rusi na Orupa, aravuga ati dukobwa twanjye, narapfakaye namwe murapfaka, ariko menya amakuru ko iwacu Betelehemu Imana yongeye irahagenderera. None mugume mu mazu yanyu no mu miryango yanyu, jewe ndatashye. Orupa na Rusi baramubwira bati mama turajyana. Ariko Nawomi naramukunze. None habasobanurira neza. Hari abakristo bakizwa bahubutse, bagize gute? Agahubuka. Mujye mutekereza ibi bintu neza. Abana banjye ndabareka bagakura, sinjya mbabatiza bakiri bato. Gomba kuza mu bintu uzi, tari ukukubatirisha. Ufite imyaka 12 wagera muri sogonderi ukabona ibyo utigeze ubona. Nawe maravuga ati mwihubuka, reka mbasobanurire neza. Murankurikira se? Muragira ngo ko narenze urushakiro nzongera mbatwitira abahungu bo kubarongora? Ese niyo nagira amahirwe nkashaka umugabo, ubi impinja mwazazitegereza? Orupatiye ziko hari abantu bakurikiye Yesu kubera imitsima. Orupati mbese ngaho bayi ngo aramusoma arigendera. Ariko rusabwira nyirabukwe ati tega amatwi wumve, sinkukurikiriye abahungu uzatwita, ushaka ubatwita, nushaka ugira ute ubareke. Tega ugutwi, aho uzajya niho nzajya. Imana yawe erega nuko dukizwa, niyo mana n'ubwoko bwawe nibwo bubaye ubwanjye. Aho uzarara nzararaho, nintagukurikira Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Nawomi ngo yumvise ko umukazana we yamaramaje, uwo muntu wamusubizayo titugende. Baragenda bagera i Betelehemu. Abi Betelehemu barababona. Nawomi yari yarananutse kubera inzara no gupfakara. Babona azanye n'umuntu batazi, nta hasheri yabagaho. Aragenda rero aracumbika. Baravuga bati se uriya ni Nawomi? Aravuga ati singitwa Nawomi, nabaye Mara. Imana yankoreye ibintu bisharira, narayeyereye, navuye hanuzuye none ngarutse ntacyo mfite. Aracumbika rero. Umukazana we Rusi bucyajya gushaka utwo kurya. Abisirayeli Mose yari yarashyizeho amategeko yuko abakire bazajya basiga ibintu inyuma ku bushake, kugira ngo abakene n'abasuhuke n'abapfakazi bagire gute bahumbe. Sabakire ba hano sejemu hari utuntu basiga inyuma? Turahari. Twagiye gusura amateka muri Isirayeli. Tuhageze umunsi wo gutaha twari Galilaya. Umugida aratubwira ati buri mwumwe arampa amadolari 30. Twari 13. Turavuga tuti yiki? Aya madolari ko ntayo batubwiye, tukaba twarishyuye kampani uhembwa, turaburana icyo yakira. Ati murayamba. Dutumaho rero umukecuru wari waradusabiye amaviza, Dr. Gira, aramanuka Galilaya kudukoresha inama. Aravuga ati murayamuha. Atayo ntari mu mategeko ya leta, ariko ari mu mategeko ya Mose.
kubera ko Mose yavuze ko abakire muzajya musiga ibintu inyuma, abakene bagahumba. Namwe rero muri abakire baje gutembera, agomba kubahumbamo. Twarayamuhaye umugida, aratubwira ati simbashimye kuko muyampaye mwaruhanyije. Umukecuru aratubwira ati naje iwanyu abantu bakansohokana bakanjyana muri hoteli, ati umuntu yamara kwishyurana twaducera umuseriveri azanye, ukabona umuntu adukubise mu mufuka. Mwagiye mureka abakene bagahumba, yemwe bantu badusarura badushyira mu mufuka koko. Mujye mureka abakene bagire gute? Bahumbe. Rusi rero yaragiye arahumba, ahumba mu murima w'umugabo witwa Bowazi. Bowazi rero bose aza kuza kureba abasaruzi, abona umugore uri inyuma yabo ari guhumba, abaza abasaruzi ati uriya muntu urimo guhumba ninde? Baravuga bati ntitumuzi, ni umumowabukazi wazanye nande na Nawomi. Maze ngo Bowazi abwira Nawomi, aleluya aleluya, aravuga tumva Nawomi, atumva Rusi. Bowazi abwira Rusi, atumva Rusi gakobwa kanjye, icyambere ntukagire undi murima w'umuntu ugira ute uhumba, ujye uhumba mu murima wanjye. Aravuga ngo icya kabiri, nushaka n'amazi yo kunywa ntukajye kuvoma, ujye unywa ku mazi abaja banjye bavomye. Abwira abasaruzi Rusi yumva, aravuga ati mwabasaruzi mwe, mujye musarura mujugunye ibintu inyuma ku bushake. Kariya gakobwa kajye kajyana byinshi, kandi no mu miba mu bikondorera mujye mumureka akoremo. Rusi yitegereza Bowazi ati umuja wawe ko nkugiriyeho umugisha, bitewe n'iki? Bowazi aramubwira ngo bansobanuriye neza uburyo waretse igihugu cyanyu ukareka Imana yanyu ukikonekita ku yacu. Erega twikonekitinze kuri iyo Mana. Aramubwira ngo Imana yacu ikugirire neza, iguha ingororano itagabanije, kuko wemeye guhungira munsi y'amababa yayo. Rusi yatashye yikoreye, maze Nawomi amubonye ati se wahumbye, wasaruye aho umurima wahumbyemo n'uwandi? Avuga ati simuzi, ni umukire witwa Bowazi. Uzi ko Bowazi uzasubira yavuze ko nta wundi murima nzajya mpumbamo. Yabwiye abasaruzi numva ko bazajya basiga ibintu byinshi. Muhumure, Yesu yasize byinshi nyuma. Aravuga ati yanavuze ko ningira inyota, ushaka amazi wese naze anywe, nzajya nywa ku mazi abajabe. Naho mati rero gakobwa kanjye witonde, uriya mugabo ari mu bacunguzi. Ari mu baki? Nugira amahirwe ukabona agarutse akarara, ntuzazana ibintu byo gushamaduka. Uzitonde, ugende gake, ariko wikorere ku birenge bye. Nubona ashigutse uzavuga uti sori, umuja wawe nari ndimo nkorosa. Iyo abantu basomye aya magambo baravuga bati uyu mukecuru nawe yari kasha, ariko ntago ari byo. Abayahudi gukora ku birenge wari umuco wo kwicisha bugufi.
niyo mpamvu wa mugore yarize akoza ibirenge bya Yesu akamuhanaguza, ntago bwari uburaya. Rusi rero bikoze, Bowazi baraganira bagera ku byo kumucungura. Katwigereraho nageze, Bowazi aramubwira ati nakagucunguye, ariko hari undi mucunguzi wa mbere, nje nkaba wa kabiri. Reka nzamuhamagare, mpamagare n'abantu 10 bo mu mudugudu, niyanga kugucungura nzagira nte, nzagucungura. Hamagara rero wa mucunguzi wa mbere ati yewe mucunguzi, nyura hano wicara. Hamagara n'abatanga buhamya ati namwe mwicare hano. Bowazi abwira wa mucunguzi wa mbere aturabizi ko Nawomi yagarutse, ati narabimenye, none ko ashaka kugurisha isambu urayigura nawe umucungura, ati ndabyemeye. Bowazi yari umuhanga, atariko hari undi bazanye w'umumowabukazi. Nucungura isambu ya Elimeleki ugacungura na Nawomi, urabicungurana na Rusi umumowabukazi. Wa mucunguzi wa mbere yumvise ko ari umunyamahanga, abo gatoya ntangize ibyanjye biragwa, ndacungura Nawomi, cungure n'isambu, ariko uwo mumowabukazi simucungura. Bowazi ati kuko ugomba kubacungura bose, niba utabikora ureke mbikore. Undi ati nguhaye ubucunguzi. Bibiliya ntivuga uyu mucunguzi wa mbere, ariko ndamubabwira umucunguzi wa mbere waze kuducungura akabihakana, akavuga ko turi abanyamahanga, ni amategeko ya Mose. Amategeko ya Mose yarebaga abayuda bonyine, ariko turashimira Imana ko Kristo atarobanura abantu ku butoni. Ubu muremure aragucungura, ubu mugufi aragucungura, ubu uri umukene aragucungura, ubu uri umukire aragucungura, ube warize aragucungura, ubu utarize aragucungura, ubu uri umunyamahanga aragucungura. Turashimira umwami, turashimira Bowazi wo mu isezerano rishya ko yaducunguye. Kandi Petero yaravuze ngo ntiyaducunguje ifeza cyangwa izahabu, ahubwo yaducunguje amaraso ye. Mwakira ijambo ry'Imana. Dufite umudendezo, tunezejwe nuko amategeko ataducunguye, ariko Kristo turamushimira ko yaducunguye. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandangirize ku kintu kimwe. Ubundi iyo Bibiliya ivuga gucungura, umucunguzi ninde? Umucunguzi ni umuntu ugusimbura mu kibazo. Aha hatega ugutwi, ntago umucunguza kuvana mu kibazo, ahubwo agusimbura mu kibazo. Ni ukuvuga ngo ajya mu cyimbo cy'uwo acungura. Twavuye mu nda za ba mama twarakatiwe urubanza rwo gupfa. Dawidi yavuze ko mu byaha niho mama, kubera ko twakatiwe mu iforumu ihengamye, natwe twaje duhengamye. Iforumu ihengamye na Adamu, twagombaga gusubizwa mu iforumo idahengamye kugira ngo duhengamurwe. Kandi iforumo idahengamye ni Kristo, twasubiwemo. Ndashimira Imana ko nasubiwemo, ndashimira Imana ko nasubiwemo. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo umuntu wese uri muri Kristo Yesu twarongeye, turaremwa. Yesu ntiyatuvanye mu kibazo, ahubwo yadusimbuye mu kibazo.
havuze ati niba mwarakatiwe urubanza rw'urupfu, ubica nabari kure mugende, ngewe ndaje mfe mu cyimbo cyanyu. Haleluya, haleluya. Erega Yesu yacunguye abari bariho, acungura n'abapfuye. Niyo mpamvu Yobu yavuze ibice 15 umurongo wa 29 aravuga ngo jya ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi amaherezo azahagarara mu isi. Aravuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana yanjye mfite umubiri, amaso yanjye niyo azayitegereza, saa yundi n'ayanjye. Yahereye kuri Baraba. Uziko Yesu yahereye kuri Baraba mupfungura. Pilato yashatse gufungura Yesu. Hano hari abantu biza amategeko. Usibye Yesu w'i Nazareti, nta wundi muntu ubucamanza bwari bwafungura urukiko rubifitiye ubushobozi ngo bareke kumurekura. Ariko Pilato yasomye urubanza amanywa ava, aravuga ati uyu muntu nta cyaha ngize nte, ntiyararukase. Kuki Yesu yahanwe kandi Pilato avuze ko nta cyaha amubonyeho? Iyo tugira ibyago Pilato akamukatira mu buryo bwemewe n'amategeko, ntago Yesu yari kuba yujuje ibisabwa byo kuducungura, kuko igitambo gicungura cyagombaga kuba kitagira inenge. Kristo rero yagombaga kuba umwere kugira ngo yuzuze ibisabwa ngo aducungure, kuko nta munyabyaha wacungura undi munyabyaha. Cya kabiri, Pilato ashaka ubundi buryo bwo kumufungura. Aravuga ati aba bantu nubwo basheze ariko ndamurekura pe. Yigira inama nk'umuhanga ati hari ikigabo hano cyitwa Baraba, cyajengereje abantu kugira ngo tugifate, rubanda bariruhukije, kandi buri mwaka ngomba gufungura imbohe imwe, reka bari cyo nsohora ndabizi ntibari bucyemere, bahitemo Baraba cyangwa Kristo. Nasomye agatabo kavuga Baraba reka mureke. Umunsi bamufata rubanda rwaravuze ngo aho. Ariko naratangaye, Pilato ahagarika Baraba na Kristo. Arababwira ati mumenyereye ko buri mwaka mbarekurira imbohe imwe, none ndabahitishamo ari Kristo ari na Baraba, mbarekurire. Bose baravuga ngo rekura Baraba. Pilato aravuga ati se Yesu Kristo ndamugirane mubambe. Demokarasi yabayeho kera, rubanda rwari rufite ijambo rya nyuma, nubwo amategeko yari yarekuye Yesu. Barekura Baraba, Kristo baramubamba. Abacunguye nde? Baraba. Nakomeje gusoma icyo gitabo ngo Baraba ageze hanze yaravuze ati nkwiye gukurikirana nkamenya ibyaha uriya mugabo yakoze byatumye rubanda rumunsimbuza. Ashobora kuba ari ruharwa birenze igipimo. Ngo ariko barabakurikiranye asanga Kristo nta cyaha yakoze, ahubwo n'umwana w'Imana. Baravuga ati nanjye ndamwizeye. Barabarakizwa, Kristo nawe arabambwa. Mu mpamvu nyinshi zatumye Yesu apfa, kwari ukugira ngo ajye gucungura n'abakiranutsi bapfuye. Uhereye kuri Abeli kugera kuri Yohana umubatiza, abapfaga ntibajyaga mu ijuru. Satani yarabafataga akabakingirana mu cyumba cyabo, akavuga ati nzareba aho bazahurira n'Imana. Umuntu wababwirije ubutumwa wa nyuma ni Yohana umubatiza. Iyo umukiranutsi yapfaga, yageragayo bagenzi be bakamubaza bati Yesu ntaraza. Yohana bamaze kumuca igihanga, niwe wageze arababwira ati Kristo yaraje ari ku isi.
size mubatije, nabonye umwuka wera amumanukira ameze nk'ishusho y'inuma. Arababwira ati ku isi impumyi zirimo guhumuka, ibirema birimo kugenda, uwo ni Yesu bihagurutsa, kandi abakene barimo kubwirizwa ubutumwa bwiza. Yesu ari Golgota, Satani yari ahari. Yari azi ko Yesu napfa amufata akamukingirana muri cya cyumba yakingiranyemo abakiranutsi. Yibwiraga ko ari bugereyo ari umuntu, ariko ubu umuntu Kristo abwamburirwa ku musaraba, agera yari Imana. Maze ngo afata Satani amwambura imfunguzo, akingurira abera kuva kuri Abeli kugera kuri Yohana umubatiza, bakora defile. Abantu barababonye Yerusalemu bakora defile. Izo mfunguzo nizo yereketse Yohana ku kirwa cy'Ipatima, ati ninjye usigaye nzifite. Haleluya, haleluya. Yarambwiye ngo Yohana witinya, ninjye ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Twakira umushumba Deni, umuyobozi wa gahunda y'ubwanjye, nzi ko umucunguzi wajyayo. Amaherezo azahagarara ku isi. Turashimira Bowazi w'isezerano rishya. Amategeko ya Mose yanze kuducungura, ariko Bowazi umucunguzi wa kabiri araducungura.